twazaga tuha abarundi ibyo na renseignement babakuyemo bose. None wowe uraho rubaruka urambwira ngo iyo 150 km nova he werekeza he? Ni 150 km uva mu Kamanyora uha imisozi ya Rubarika ijuru ku mupaka w'Abashina bafurera. Abaturage bakabona nk'isako kujibana nk'ibirori kubona abantu baragenda ku murongo bafite imbunda biriya kukwereka ati gasopo ni buri n'umuzarendo uraho ngo wishe mu nzu. Nibwo bwa mbere babonye deployment nk'iriya kuvuga ati gasopo bamenye baturutse. Ejo wabonye operation yabaye yego cyane mu bya Mikenge, operation eshanu ziyobowe n'abariyetena general bari imanuki. Hanyuma muri Sud Kivu nuko hari umuzarendo abazaje bari kuvuga ko inzara ibishe bazendo bagera mu 6. Ni nkuru nabuze mbona ikwiriye ahantu hose abazarendo mu 6 barashonje bari kuvuga ko bo batangiye kubona ko uvira ishwa kugwa. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com turi tariki 17 uku kwezi nakurabona ko gusa nkaho kurenze icya kabiri tuje mu makuru yacu mu buryo bwacu n'ubundi dusanzwe dukoramo amakuru ntagaragara meki agaragara ariko n'ubundi tudiskita cyangwa se tuganira ku makuru umwe avuga ukabyumva bijyanye na situation ihari. Meki ndakwakiriye. Yego nanjye ndakwakiriye ndetse nakiriye abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho bari hirya no hino. Abakunzi bacu barimo ba Marigoleti, barimo ba Chondo, barimo ba Alphonse, barimo ba Gakuba, Ramazan, ba Innocent, Rose Bubanje simuherutse cyane sinzi yagiye, Aisha, ba Pelus, ni benshi bakunzi ba Bwiza TV barimo ba Kayitesi, ba Damien Nkaka, ba Jackie Gasera aho bari hirya no hino. Umuntu arabakiriye babwira ngo yambo muko sawa muko bien, so ndumva ari uko twabije turabakiriye bose nabo mvuze nabo ntavuze bari mu bigitandukanye muri Denmark nka Desire Kagura ndetse mwubwira ngo kwihangana ko amazi misarwaye baramubaze mu kuguru rwose ndamwifuriza gukira. Elic muri Denmark, so ni benshi bari mu Burayi muri Amerika mu Bubiligi mu Faransa muri Asia benshi cyane abakunze Bwiza TV rwose ba Jeremy ba Muhirwa ba GMV ni benshi cyane mwese aba ID ba bose ba Masud ni benshi cyane mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi nanabasuhuza mbabwira ngo mukomeze kubwa neza aho muri hirya no hino mwumve mumeze neza Uwiteka abahe umugisha kandi abarebe icyoroshye. Yego ubonye ko muri iyi minsi ikintu kijyanye n'imvura ari imberenge. Ejo
Kibumba wabonye ko umuhanda wari wafunze hariya Kibumba umuhanda werekeza Rugari imvura yaturukaga mu birunga umuntu yarambwiye ngo hariya haba hari imivu imanuka ngo ukagira ngo ni amazi y'ikivu M23 ijya gutabara abaturage bari kumwe na administrateur wa Nyiragongo ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ariko ni nayo Gisenyi nubwo bitabaye grave ariko naho imvura iragwa noneho byageze Kinshasa ndareba ndavuga ati Kinshasa imihanda yawe nuko imeze numiwe Kinshasa ho ni ibibazo bikomeye cyane maze bisi mbona imvura ibazengereje cyane aho mbona barakubitse cyane kugeza aho ubona abantu bagenda amazi bageze hano mu ijosi mbese ni nko koga amashyaka so imvura nabako turi mu bihe by'ibiza bitoroshye ariko nyine abantu bagomba kubyirinda no kubibona se ko nta handi wajya isi nuko imeze ako minema twebwe nibura iravuga ati mugire ubona ko hari abantu babikurikirana par raporo y'ahandi aya nose abashinwa ko bahura n'umwuzure uko baba badafite minema iyo minema yabo ikomeye abanyamerika ntibajya bahura na za tsunami so ibi ni ibihe mu isi ibihe bishobora guhinduka kandi bakugeraho abanyakenya mu minsi yashize nabo bafite ikibazo cyiza bafite n'ibindi bibazo by'imvura nta hantu bitaba za Uganda nuko kandi bafite ibigo bikomeye cyane ubwo ndi kugira ngo tutaza kuva ko ari muri Kinshasa gusa hose birashoboka gusa Kinshasa aho iyo bihageze ukubitiye n'umwanda waho wo mu mihanda kubitiyeho n'amanegeka yaho Kinshasa ni hatari kandi Kinshasa ni nini siko Kinshasa iri u Rwanda ari ni short 10 umujyi gusa Kinshasa ubwayo bibanze iri u Rwanda inshuro nyinshi cyane Kinshasa ni nini cyane kanze mbirebe urumva rero Kinshasa ni nini Kinshasa ni nini frabo rwose ni nini cyane ni umujyi munini cyane abako ndi tuvuga ngo M23 itafika Kinshasa ya kudirija byagorana yagirwanira mu gace kudirija umujyi wa Kinshasa se bishobora ko banayifashe byaba nibwo bwa mbere se babafashe nk'amakinga babafashe Kinshasa bagiye kurwana inshuro nyinshi barabizi bari abagabo bose bazi Kongo barayizi gusa nyine umwanda hariya amanegeka ubucucike ahubwo vuga ngo akajagari kabariye k'abantu bahariye akababera ibibazo niba abo muri Sidi Kivu barabaye imbere y'urumva bageze Kinshasa bya bindi icyo kibu gishaka kugorana kandi ndebe Kinshasa gusa ni nini Kinshasa ni nini cyane Kinshasa meki Kinshasa ubonye nganite Kinshasa ni nini cyane pe nini kuko bavuga ngo city province umujyi w'intara bavuga ko nini man nini yose hamwe iri zikishobora kubigeze mu kilometero kare mu 20 iri u Rwanda Kinshasa iri u Rwanda Kinshasa iri u Rwanda rwose bakavuga rero igifaransa n'iki niringara hanyuma abaturage babo uko bangana population ya Kinshasa city province yari ifite miliyoni nibyo 17 nini cyane urumva rero ko ubwayo urumva ko babigoye umujyi nk'uyu nguyu ukomeye harimo ibibazo no wahura nuko Kongo yimereye ubwayo ugasanga ibibazo bikomeye cyane byari byo guta ahantu hose ntago babaho nkatwe rega gusa ko dusanzwe n'uri turi abantu bakunde ntuza dukunda kugaragara nabi Abakongomani bo ntago ibyo ntacyo babwiye usanga umuntu atunze televiziyo nza atunze imodoka ariko mu nzu y'ibyatsi urumva rero byatandukanye ugasanga we ni inzu nyine y'ibyatsi ariko wageramo imbere ugasanga harimo na za firigo cyane rwose akambara neza ariko gataha mu nzu y'ibyatsi ariko nawe wageramo imbere ntiwifuze kwisohokamo urumva rero nyine uko bimeze tu tugiye mu makuru yacu turahe Sidi Kivu umuriro uri muraka mu misozi ihengamiye Uvira Masisi amabombe n'imbunda ziremereye ziri kumvikana so nubanga ahantu hose hari imirwano bakubwira ko muri Kamanyura hejuru ya Kamanyura ubwo n'izangomo harimo bombe ni bombe kuri bombe bavuga ko M23 mirarwana n'abazarendo urebye neza M23 hano niyo yateye
ejo twabonaga igenda ukagira ntigiye gutera se ibintu yateye ariko amakuru hari nuko iri kurwana isunika Wazalendo nuvuga ngo kuva yumve turafata umujyi wa Bukavu yamanduka muri Sud Kivu ikanafata Kamanyura igafatana n'ibice bya nira mipaka yo yahariya nuvuga ngo nta muturage ushobora kuva Kamanyura nyuze ngaje ajye Bukavu anyuze Kamanyura nuba ntashobora kuzamuka ngo ngaje mu mujyi wa Bukavu hano nubwo ashobora kuva Bukavu ngapfe kujya hariya kubera iki izindi nzira zirimo Abazalendo bivuze ngo abaturage benshi bava Burundi bava muri Uvira banyura mu Rwanda bakajya Bukavu banyura Rusizi banyura Kamanyura bakaza bakanyura mu Rwanda bakajya Bukavu urumva ko nabyo ni ikibazo kuri metro ntabwo navuga ko bari ibintu byiza ku bantu bafite abaturage hariya ikindi gihari urebye neza n'ingabo imbeturanye hariya ni igihe cyo kugira ngo noneho isekirize hari ahantu n'igihe ubona ko ikwiye kuba yarinda umujyi wa Bukavu wabonye ejo abasirikare babonye ni igihe cyo kuba yagira gute ababiriba neza urabona ko na Uvira rwose ari igihe cyayo kiri kugenda cyegereza Uvira iri kugenda yegereza ibihe byayo bigize byo kuba yagenzurwa na M23 mu gihe Abazalendo bakomeje gutaka bavuga ko bashonje abandi basubiranamo nicyo gihe M23 cyo gufata iki cyo kuba yakwegera ibice bya Uvira cyane ko natwirwaneho n'ahaniri iri kurwana ijya gufunga cyangwa isukura ibice bikikije byose Uvira urumva rero yaba M23 irasunika ijyana hehe ibujumbura twirwane gasunika ijyana Tanganyika na Bujumbura urumva niko bimeze hari ahantu ngiye kuntu M23 buriya isunika mbere byari koroha hari igihe byari kwibera nkuko byayibereye muri ntuza muri za Bukavu buze Bukavu ni igihanganye n'Abazalendo ariko ubu ngubu ukurikije uko abagenero badeployinze hariya hara muri iriya misozi nta nubwo ari Abazalendo buriya bari kurwana muri iriya misozi ya Ngoma harimo ni igisirikare cy'u Burundi na FDLR bari kurwana muri iriya misozi ya Ngomo kuko hari nk'umugenerale ngo badeployinze bavuga ko ngo target yari ukurasa za Nyangezi ariko nubundi muri iriya misozi icungamiye hehe icungamiye za Kamanyura urumva ko urebye neza abarundi bo bashaka Kamanyura ariko ntago abarundi bazabishobora muri rusange cyo nakubwira mvuga ngo ntago ariko nubundi Kamanyura bayirimo none se ntibagabana meki baragabana ariko ntago bari nose Kamanyura yifite ubwo no kuufite ya rompwe ubufite na boda ntabyo bafite rero nyine ntabyo bafite Abazalendo bari hejuru muri za Ngoma nyine ntago bari muri Kamanyura utazatuma bitera amajeke nyine ntago ndivuze ngo bitera amajeke ariko nukuvuga ngo ni hafi bari hafi nicyo nyine ndi kuvuga ko M23 mu ntambara iri kurwana intambara zo kugira ngo Kamanyura igire ubuhumekero kuko buri munsi bano bagabo urebye neza Abazalendo ikintu bakora barwana urugamba rwo gutera igitutu batera icyugaze buri munsi kuri Kamanyura kuko bano Abazalendo bamanutse bagafata Kamanyura na M23 kugira ngo ntayo byayibera isosi kuko urumva ifite umupaka ugeze muri Bukavu ifite umupaka wa Rusizi ya mbere ikagera Rusizi ya kabiri igahita igira Kamanyura hano Kamanyura ifite byinshi ivuze Kamanyura ihuza Burundi na Kongo Kamanyura ihuza Burundi n'u Rwanda urumva rero icyo uko byagenda kose bakeneye gukora ntuza bakeneye kuba bahafata cyangwa se bakagenzura urumva nicyo kintu cya mbere banabakeneye igihe batagize batabashe kuhagenzura ni ikibazo gikomeye cyane ku munsi w'ejo abantu bibajije ngo turacyari n'ubundi turi Sud Kivu kugira ngo tuze twinjire muri uru rugamba neza nuko rwatangiye ku munsi w'ejo twabonye bya bindi wanakirikaga buriyo mafite nk'akantu kuri momo nari no kukugurira bya bindi wakirikaga ati kuki M23 yambara ngo iyi myenda y'abajere n'ibiki noneho twabonye intare za Sarambwe mu isura yazo yego bambaye full combat plan imyenda yabo yego bambaye bafite ibikapu bya gisirikare amabezanse bafite matrice two kuryamaho imbunda udukompura magazine yego imirongo bageze hariya za Katana berekeza muri territoire ya Kabare bazamuka niko banarwanaga bahereye last week cyumweru cyashize buriya
abamanutse bavuga ko imisada yabo yavuye banyuze y'amazi, abandi banyura inzira ya Bukavu, so banyuze inzira nyinshi cyane. Abakongomani bakavuga ko banyuze ngo baje bavuye mu Rwanda, ariko nyine ibya bindi byabo uvuga ngo bagiye barwana ko hari n'umujenerali w'umuzarendo waguyemo hara mu Rwanda muri za Karehe. Yego. Banyura mu Sisa, numva umugabo aravuze ngo maraba muri sema sema nakosa babwana sinjwaba. Shene yenya ikatike ndugu yangu. Bari kugenda bajya kuri fro, ubwo abantu bavuze ati njiya hari n'uvuga ngo ariko ngo bazarendo ngo mubirebe ngo si ngo barebe icyo bakora, ngo ni benshi cyane. Yarimo aburira bazarendo ngo barebe uwo murongo wa Mbeto ukuntu ngana, abereka ati murebe mwe mwiteguye. Niko arimo babwira waza muone hari abakomande bakunde barimo bafotora turatu video n'utudio baba bohereza, wumva uburyo aryoshye inkuru cyane. Hariya rero M23 urebye neza uburyo yakoze uriya murongo, ni umurongo ubwawo utanga ubutumwa kuri kubavuga ko ntayiri mu mujyi wa Bukavu. Babaza rero bije bavuga ngo reve turango ntayirimo, n'abandi bose babaza kuvuga ubusa, babandi baza kuyitera aho dutera ushuma. Yani bigoreka kuvuga ati tuko ikindi ngo bagaragaje ko bahari kandi benshi pe kunyura mu mujyi kuriya ku manywa. Ubundi nta no gubisirika byinshi kunze kubikora, kunyura mu mujyi ku manywa na kiriya kirongo cyose ngira ngo Mbeto yabikoraga ari uko igeze ahantu maze gufata ahantu abantu bakibona iri ku murongo gutyo igenda. None bayanyuze ku murongo hariya bibaje abaturage aba bantu bavuye hehe, bapupfunutse bavuye hehe, ku buryo umujyi wose buriya barakangana mu mujyi wa Bukavu wose. Niyo nkuru buriya Bukavu baravuga Bukavu Bukavu sumva base bavuga ati kuna panda jipe 3 Bukavu baravuga ngira ngo kuva Mbeto yafata Bukavu nibwo babona abasirikare bayo bangana kuriya, kandi pe nanjye sinkubeshye nibwo nabona abasirikare bayo Mbeto bangana kuriya mu mujyi wa Bukavu. Narebye umurongo ndabara ngeze kuri magana, ndavuga ati reka wabivamo ni benshi cyane. Sasa biriya rero cya mbere cyumva okay, icyo byeretse abanyabukavu nuko byaberetse ati tuko muzongera mutapigwa. Icyo iyo cyambe no kuba gasopo n'ubutumwa bahaye ati turahari kandi turi benshi. Ikindi umuntu uri hirya ngo ndavuga yangeza aho berekezaga na Ngomo naho tuvuga na za Fizi na Prendorzizi na zira na za Mwenga Shene do Mitumba hari hose bavuga ati tuko njiya. Kuko cyambere cyo bari abantu bayi Mbeto bari bafite ibikapu byabo, bafite matera. Buri umuntu usirika utwaye matera cyangwa utwaye igikapu, mbese umuziga uzabona he tukabona afite igikapu, ukabona afite za box bita sleeping bag, za box zabo za machine gun arazifite cyangwa ntuzaza 12 barazifite. Ukabona atwaye brancard arayikoreye, ukabona afite ntuza imbunda uko zirambona barimo materials imbunda nini bagenda bagashinga, bafite nka za 82 za pipiye cya tripiye. Yego ibyo uzamenye ngo urugamba Mbeto yari yambara urugamba, kandi kurikije neza imirwano ibyukiye muri no misozi hejuru akamanyora ni ikwereka ko batangiye kiraka n'isuku Mbeto yatangiye gusukura, yataye gusukura kandi urugamba rutoroshye uko bazarendo bahara nabo bariteguye, bafite amakompra basanzwe bayatera. Bazarendo bara hejuru ya Kamanyora bo muri ntuza muri bira bice za Ngomo. Yego bari bafite ibikoresho. Umbishe nawe undi barimo abona ko yatije umuntu imbunda ye mu Rutsiye Swasani bayimusubize. PKM yangu na PKM yake na mu Rutsiye Swasani yangu hazirudishe. Siko yavugaga cyane yari marira. Si Meshake se? General Meshake. Imbunda 20 ziri ko yari na Musaho rero byo. So icyo twavuga rero M23 hariya buryo igaragaye bikoreka ko imbere ifite urugamba rukomeye iri gukora igiye gutera, ariko nabonye none yarabikoze ku mugaragaro bw'abazana turaje tuje kubakubita, tuje no kubiyereka. Niba kubita izaba yaraburiye akaba bahungu baragenda meki ibaza guturuka za Karehe. Nabajije umujamanje Karete se mwarababonye? Ati twarababonye muze n'imvura man, twarababonye igikapu kurutu imvura arabona babonye bagenda mu nzira n'imvura bazamuka ya mihanda ya za Nyangezi. Hari naho bazamutse hejuru ngo banayereke ya komine iyo ruguru nyine mu misozi.
banaelekea ku komine banaenda. Uzi ko bo watabayemo deployment y'imodoka bagiye n'amaguru nicyo nshaka kubwira ngo kuriya kugenda kuriya bahaye ubutumwa abantu b'Ubukavu. Dega shwabo hari ibintu byinshi buri gisirikare gikora cyangwa ntuza abanyepolitike abaturage bakabona nk'isaba kujibana nk'ibirori kubona abantu bagenda ku murongo bafite imbunda biriya kukwereka ati gasopo ni uri n'umuzarendo uraho ngo wishe mu nzu. Nibwo bwa mbere babonye abanyabukavu nibwo bwa mbere babonye deployment nk'iriya kuvuga ati gasopo bamenye baturutse nk'umunyakavumo wabonye w'ikavumo yibaje ko baturutse uwa Bukavu babonye mu mujyi yibaje ko baturutse uwanyangiza babonye baturutse bari basanzwe bakubitwa batarabona ziriya deployment ngambwira no zijemo hako na amaraso mashya uko byagenda kose ariko n'abasirikare b'Imvetura usara umusirikare w'Imvetura wundi wavuga ko ari umusirikare woroshye. Erega impamvu tuvuga ko Imvetura ikomeye kandi turanabivuga niyo mpamvu tuyishyuza ibintu byinshi. Ngiye umuturage apfuye ngomba kwishyuza Imvetura yibaza bayapfuye uri hehe uko ngiye mvugira umuturage nk'ubuzambwira ngo abantu mu Minembwe barapfa uriye Imvetura cyangwa uri AFC umbwire se ko bitari mushingano zawe ugomba kujya kubata ko nicyo kintu cyagwagurukije. Amakuru rero nge nifitiye aremeza ko ari babasirikare ba FARDC na bandi bose bagiye bafatirwa ku rugamba bakamanika amaboko bavuye za Rumangabo. Agara abasirikare bivuze ngo naba FARDC ubwo byose oya babandi abari sorry ntago ari bo gusa kuko icyo gihe wabugize ntekiza ko nayo Imvetura idashobora kudeployinga abantu nk'abari abonyine kuko ikintu cya mbere cyo guhuza buri ngabo hazamo discipline kandi discipline nyinshi bashobora kuzigira kubyiga bari kumwe hazamo imikorere imibereho gusa bari abasirikare bakuvuga ko banarangije amakosa sinabo gusaba ko Imvetura yasohoye abasirikare benshi cyane imaze igitoza benshi cyane pe bari hejuru y'ibihumbi 3 imaze itoza pana bari yabona no baba FARDC bafite abandi bantu iri gutoza kandi barangije amakosa. So rero ndikubwiza ukuri umuzarendo hariya no mu FDLR ndetse na Murundi bagiye guhura n'umuriro utoroshye batapata cha mutema kundi batapata kabisa. Urumva ko hari hagomba kubera urugamba abantu banese babihuza bavuga ko ngo aho bita Uvira ngira batombe not today ntago ari today ariko bakurikije ngo ibihe cyo bita Nyakatsi ngo zirerekana Uvira ifatwa ariko nanone ukibaza ngo ubundi strategy ya M23 ikoresha yo ikaba yakebera Kamanyora hejuru yabo umuntu yabatamo bombe yo ibiteye itiyo strategy niyo kumenya adui wawe cyangwa ukaburi hano Kilimanyoka hejuru harimo waduyo bateye bombe strategy baba bafite amakuru ni adui nyine bamuzi abazi ubushozi bwa adui bashobora gusanga adui yazanye imbunda nkamurutse yo kubajugunyamo bombe M23 tubimenya ibibwiye n'umuntu ugiye kwitera. So rero urumva ibyo byose ni intelligence shobabo ni intelligence baba babizi strategy zabo ubona ko ari basuzugura umwanzi wabo cyo ni cyambere bibonamo gusa ariko keshe kumusuzugura bishobora kugira ingaruka cyangwa bikanatanga ikizere mu ngabo ariko urebye neza M23 hano izi neza abo barwana gusa muri iyi minsi barayitunguye yego ariko kuba ukora strategy nk'iyo ngenge mbona ko n'uburyo umwanzi wawe muzi nuko baba muzi bavuga ati nta kiri budutwarura nta nicyo yakora kandi nurareba neza ngira ngo bayimve turamuganira bashobora ni nako bafata FDLR FDLR ntago bayikinaho none nyine ubwo yivuze ngo biba umwanzi nyine ngo bigaragara ko muzi na FDLR ntibayikinaho nta n'umuntu yicaye kuri FDLR na FDLR sinakinaga kuri yo n'aba barusiya ngo aba mercenaries bagiye kwirasa muri Gitsimba bongeye kubabwira ngo basubireyo atayo duhembwa yose mwayahemba niyo bagiyeyo urumva ati yose muyitwarire ati hariya ni umwoto FDLR yo akazerega ntago imeze nk'abanga ifite igisirikare gifite structure kiba giva from zero umuntu yiga igisirikare hapana nk'ibi by'abazarendo bazababeshya nyine FDLR yashutse abazarendo barazishinga bari kuzishinga ariko ntibazatorane nk'izifite
bizarendo bikaya bigendera mu cyuka ariko FDL irabirenze FDL irenze n'abarundi mpa bayitinya nayo mbeto ntago igisuzugura FDL kwirabaza umuntu maze imyaka 30 mu ishyamba nawe niyo umaze abarenze nta mikino igira so niyo mpamvu rero ntago ntegeza ko mbeto ushobora gukina na FDL ibyo ngibyo reka ngo tugiye Masisi nk'uyu munsi niyo yabateye FDL bavuga ko Masisi mu bice bya Nza bya Gasenyi ugana za Gatoya hari hose FDL yahagize amatwara yayo nuvuga ngo FDL zahunze zatunga zahunze zagiyeyo bagakobwa bimeze nkuko Tongo yari imeze urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane yego ubwo twe tukiganira kwibaza kugira ngo Ventura ifate Kamanyora hejuru mu misozi yabo hakirimo aba bahungu ko ubwo iyo bavuga ati tumanutse Nyangezi turaje muri iyi misozi yose ko atari amashyamba ari ibikuyu gusigamo Aduis uri kumva atari ibibazo so nibyo nabwiye nayo Ventura ibifite intelligence wasanga zibwiye ati kuba ntacyo bidutwaye uko ngesho no kwibaza impamvu ushobora kurwana ukibaza ugasigayemo ingoma gasiga Nyangezi bakajya baragutera ntubibashe kubasunika ariko ukanibaza ngo uri umusirikare nibura akazura gacitse ugiye kubanga agacupa hejuru yawe uzi ko ari umusirikare urumva byakunda nyine ni ikibazo gikomeye ariko byose bijyana n'ubushobozi na strategy ushobora gusanga Ventura ntacyo bibwirega nicyo nakubwisha bo cyo nabwisha gusanga ntacyo bibwiye aho kujya kubara sabwa aricyo kibi kurenza ibindi reko byumva kujya kubashotora ngo bombe ni bombe rwose ku bantu bifuza kujyana n'igihe Samsung 250 ibafitiye accessories ziborohereza ubuzima kandi za original hari nka speakers zirimo JBL Boombox G3 JBL Boombox G3 Wi-Fi wireless party speaker lanes speaker yoroshye kugendanwa izana na microphone zayo n'izindi hari nka diffuser igufasha guhumuza ahuri routers zirimo battery ku buryo uhorana internet n'igihe umuriro w'amashanyarazi wagiye projectors zigezweho kamera z'umutekano zireba impande zose zikamenya ko umuntu ayegereye igatanga ijwi n'utundi dushya twinshi ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Yes bakunze baguze TV reka nakire Magarambe nkuko twabisezeranyije abantu bo Minembwe ko tugomba kujya tuvuga kuri Minembwe munsi ku wundi Magara yes ndakwakire kuri Bwiza TV ya Meki ndishimye cyane kubana nawe ya ni iby'igiciro kubana n'umuntu mukuru nkawe yes nanjye yego twakirira abantu bari hirya no hino Magarambe nawe uko mwakire mwese ndabakiriye yaho navuze amazina naho ntavuze amazina bose mwumve ikaze hano kuri Bwiza TV ni wanyu mwisanga amakuru yaba hari yo hirya no hino tukajya muri Kongo tukahatinda cyane kubera impamvu nyinshi cyane zituma tugomba kuvuga aya makuru Magara ndakwakira ndagira ngo duhere muri Sud Kivu nahoze mpazenguruka none ndagira nawe unzengurutse muri Sud Kivu unanjyane umanure Mwenga nkubite Fizi nkubite Uvira unjyane Minembwe ikaze ni ryawe ya reka duhere Bukavu numvaga mwahakomojeho hagaragaye ingabo nyinshi cyane za M23 mukanya mwavuga ko ngo umuriro uri kwaka yes hanyuma tuje muri CDC Shwaboy n'abagufasha byawe nduko ndabona abagufasha kuri cya kiganiro kigeri wabo byamaze kugera rwose ya muri CDC rero Uvira dohere Uvira yego Uvira mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira bafite ubwoba yego icyo tucyumvikanaho umujyi wa Uvira urimo ubwoba uko mwagenza kose twamaze kumenya ndetse ariko hariho abarundi batagishaka kwakira impunzi yego Burundi ushaka kwakira impunzi ziva hariya kuko Burundi y'intambara sinzi inyungu Burundi wifitemo yego kuko ngo bashaka ngo n'abazarenda ubwabo bivugiye ko ngo umuturage uzava Uvira yongera guhunga ngo bazamurasa no kuvuga ntibafite guhunga
ntibafite gusohoka mu mazu ngo bidegembye uko bashaka. Kandi abaturage bose, haba abo bita abanyarwanda, haba abaturage basanzwe, bose bari muri under security. Mu Minembwe rero na Mikenke mwumvishe ko hari ibitero bimaze iminsi bihagabwa, birimo Mayimayi, birimo Abarundi, birimo FDLR. Ejo wabonye operasiyo yabaye, yego, cyane cyane mu bice bya Mikenke, operasiyo 5 ziyobowe n'abariyetena general. Liyetena general barimanukiye, barakongobotse ubwabo, barimanukira bakora akazi. Ariko basanga idubu n'intare bari maso, yego, barabakubita. Ariko operasiyo ikomeye yabaye muri axe y'abari baturutse Gipupu. Igipupu barateye, kumbe bateye M23 na twirwaneho, babakatinze bajya kubaturuka inyuma. Noneho baza aho bateye basanga izindi ngabo bararwana, yego, barwanye n'ubundi barahunga. Bahunze ntibamenye ko hari abandi bya bindi bitambushe babateze inyuma, baturutse za Rugabano, baturutse za Kivogerwa, baturutse henshi, baza kubatega barabakubita. Haguye abasirikare benshi ba FARDC n'Abarundi n'Abazarendo na FDLR byose. Yego, yego. Iyi ni axe ya Gipupu. Axe ya Biraro mbiri ni mu burasirazuba bwa Mikenke. Yego. Naho ho baje gutera nimugoro, niho habaye resistance, barwana akanya karekare, ariko biza kurangira n'ubundi M23 na twirwaneho dukunze kwita intare n'amadubu zahuye. Yego. Barabakubita, barabamanura. Ubu ngubu bwakeye bari ikanguri, ariko naho ku ruhande rwa leta ya Kongo, FARDC nabo bambari babo uhaguye benshi cyane. Baratakaje cyane kubera imirwano no gusanga twirwana na M23 bagize gute babategereje. Yego. Ikirwa cya Bugari, Abazarendo ubwabo basubiranye. Bugari ubwo ni hehe? Bugari ni Bugari. Yego. Bugari ni ukuvuga ko navuga ko ari ikirwa. Si ikirwa 100% marika agatronso gato cyane. Kajya kuri icyo kirwa, ni cya kirwa gifashe ku musozi. Bakita insukirwa. Ndibaza ari uko bakita Presqu'île. Hanyuma niho barwaniye ingabo za Yakutumba z'ubwazo zasubiranyemo. Bafite umwe mu bajenerali biwe ushaka kwiyongora kuri Yakutumba, kuko Yakutumba afite intambara 3. Intambara agomba kurwana n'abanyamurenge, intambara agomba kurwana na Ngoma Zito, afite n'intambara agomba kwirwanya bwe, kuko muri Babembe ubwabo bacitsemo. Yakutumba ngo rwana ku ruhande rw'Ababembe bitwa Bashikarangwa, abandi nabo niba ari Abashikombo, niba ari Abashimuwenda simbizi, ndaza kubibaza ko hari umutumirwa ubifite neza. Hanyuma hari abantu benshi ngo bashaka gutera za Rurambo, abitwa n'Abarundi, ingabo z'Abarundi zarazamutse ziza guhura na FDLR kuko yari yageze muri kariya gace kera. Gusa ariko ntibararwana. Rurambo nta mirwano ihari, ku ndondo yo hagati nta mirwano ihari, ku ndondo yo mu Gatanga nta mirwano. Imirwano ni ukuvuga ko ihera mu Mikarati na za Kabara ikagera aho ngaho za Mikenke, no mu nkengero za Minembwe twagiye twumva mu mpera z'icyumweru gishize. Muri make muri Sud Kivu aho nabashe kugera naho ngaho. Ibindi byo ni inkuru zimaze kuba amateka za Kavumu, ariko Kavumu bamaze gufata mezire zikomeye. Yego. Magara, wowe ukurikije ko wabonye M23 muri ziranga mu nyinshi twabonye zaciye mu Bukavu, mu mboni zawe Magara, ubibona gute? Ngewe ziriya ngabo ndazibonamo mu buryo butatu. Ziriya ngabo buriya Bukavu ntibayifashe barwanye. Bukavu basanze uwo barwana yahunze.
guhunga kwe birashoboka ko abenshi bagezeyo bumva ko iyo baza kurwana Bukavu itari gufatwa bagenda bagaruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni abatarahunze bari muri Bukavu, yego, barimo muri bariya bazarendo ubona bimeze buriya. Icya gatatu ni abafite ideoloji karoti ya bitakwira, mwita wasanga amakuru agiye kuduha zanafate karoti bimeze bite byagenze bite. yirukanze afashe Rubarika, abandi bafashe imisozi ya Ndorera. Turi kuvuga bose bakumino bahagaze, urugamba rwabenga rwahagazemo gato. Oya, butangira tubwire neza, uhere Ngoma ugere Rubarika, byagenze gute? Byatangiye ryari? Byatangiye mu kitondo saa 12 baturutse inzira ya Rubarika bashaka kwinjira mu Katogoto. Abandi basohoka inzira ya Nyangezi bamajya ku Mitimbiri bashaka guturukana mu Kamanyura. None intare za Serembo zirahagarara zirabakubita, babakubise. Ubu tuvuga ko twafashe près 150 km au carré mu ruhande rwa Kamanyura ruhande rwa Katogoto. Mu ruhande rwa Kamanyura ariko hegamiye imisozi? Yegamiye imisozi uja ruhande rwa Nyangezi. Ugira ruhande rwa Nyangezi? Uko papa naguhaye muri inbox gifite amazina yose y'imisozi n'amapozisiyo bari bafite bose twayakuyemo. Kuvuga ngo MV turafashe uduce twishi cyane. Yafashe uduce twinshi cyane twari tutesha umutwe, twazaga tuha abarundi ibyo kujiryo na renseignement twabakuyemo bose. None wowe uraho Rubaruka, urambwira ngo iyo 150 km nova he werekeza he? Ni 150 km uva mu Kamanyura uha imisozi ya Rubarika ya Rubarika hejuru ku mupaka w'Abashi n'Abafurere. Ubwo Rubarika ubu uri kujya he? Urubarika uri kuja mu Bashi, uri kuja Kaziba. Uzamuka ujya Kaziba. None hano turi ku Maditara. Maditara niho Ruvunge ruvanze na Rubarika. None village z'Uruvunge zose nizo ndi kuvugaho mu misozi hejuru miremire. Aho se Itara kama Itara Nyoro bimeze bite? Muri Itara groupement Itara mu Ruvunge abantu barahagaze bari kubimenya ko buri mwanya wose buri munota wose M23 yo kwinjira mu Ruvunge. None se kwinjira mu Ruvunge bivuze ko Katogota bayirenze? Urumva ko Katogota ni imbere, ni route principale, route numero 5 mu plaine. Yego. Turi kuvuga ko indambara iri gukorwa mu misozi. Iri gukorwa mu misozi? Mu misozi. Mu rubavu rwa plaine. None tuvuze Rubarika, ubu uri mu rubavu rwa Ruvunge. Wa Ruvunge. None Rubarika naho ifite imisozi yitwa Munanira, niho tuhagaze. Turi kuraba Rubarika uko. Nose hari za Munanira zibiri, ni hari Munanira ya Uvira naho hari turi kuvuga Munanira y'Ubufurero. Munanira y'Ubufurero. Munanira y'Ubufurero ifite umupaka w'Abashi n'Abafurero. Izamuka ikarenga igahororo? Izamuka ikajandorera Buheba Gahororo. Bwana Karoto, tuduce MV turayafashe, kuba yadufashe bivuze iki? Kuba intare za Sarambwe ziturimo? Reka tuvuge ko bivuze ko n'abaturage bose babikundiyemo, kubera nta muturage wirukanze kumwe n'abamaye n'ababa bandi. Abaturage bose barahagarara bice byose bebe tuhagezemo irabasangamo. Abaturage babakiriye neza kandi babishimiye. Utu duce twari uduce wavuga ko twari dukomeye kuri Mayimayi na Wazarendo? Twari tukomeye ko dufite imbunda zikomeye, twari dufite derangement. Twari dufite derangement kandi tukaba tugaye inzira zo kugarira umwanzi w'Urundi. No kuvuga ko bya bitero twumvaga byerekeza Nyantende na za Nyangezi bicogoye. Bigiye kuhagarara. Bigiye guhagarara kubera hariya niyo ari inzira yabo, baturuka mu Rubarika, baturuka mu Ndorera, bakaje Munanira bakazamuka bakagenda kubaha abarundi ibiryo n'ibindi hajya kuri Mitimbiri baraba neza Nyangezi na Kazi. Ikindi cyari gihari byavuga ko umuntu avuye Kamanyura ashaka kujya Bukavu byamusaba kunyura mu Rwanda. Ubwo bivuze ko abantu bagiye kujya bava Kamanyura bagiye Bukavu? Banyure muri Ngoma. Ubu
buri muntu wese imoto ziratangira kugenda n'imodoka zitangira kugenda za position twazikuyeho. ubu murimo kureba Gatogota imbere yanyu? Katogota tuyirimo muri plane dufite Katogota, ariko mu rubavu rwacu Rubarika no rukumwe na Gatogota, mu rubavu rwacu bari bafite Rubarika. Hanyuma mu misozi ya Katogota nayo bari bayifite, twayibakuyemo. Bisaba yuko turi Katogota tukaba turi Munanira, Rubarika arahunga ataramukubita. Rubarika ni ahandi bivugwa ko bashimutaga abantu bakabajyana muri iryo shamba. Rubarika no hari parke ifite 6 km², ishamba rinini cyane rifite kawa n'ibitoki n'inanasi byari y'ababirigi. Hanyuma abanyapolitike baje kubifata batangira kubirya nyuma bisya Kisegeki. Ishamba rinini cyane rifite 900 quelques hectares. 900 quelques hectares. Ya bwana Karoti, tubwire noneho ahandi hantu muri Sud Kivu, ubwo ndavuga mu bice byegereye Fizi na Uvira, ho bimeze bita amakuru na yahe? Amakuru tufite wa munsi no barwanye mu bice bigenda imbere ya Rugezi, niho barwanye twirwaneho M23 yarwanaga na Ngoma Nzito, baramukomeretsa cyane. Ngoma Nzito abura uburyo ahungira muri Fizi kwa Yakutumba. Ngomere kwa Yakutumbiri yabimumerera nabi, Yakutumba naramwirukankaho bararwana, ariko kubera turi mu rugambi iwacu ntituramenya uyu munsi byagendete iriki, ariko ko bagiye kuba umutekano muke, reka tumvirize ko tugiye kubikurikirana turababwira abantu cyane. Urakoze cyane Karoti rwose. Karoti numva ko twabakubise mukana ati yakubiswe. Karoti arakurikirana ariko numwe mu nawe mu bantu rwose bari kuri tere uguha amakuru y'ukuri. Ariko ari n'ubutumwa abazarendo banditse, ndabusoma mu Gifaransa uragerageza zana ndebe mu Kinyarwanda, bivuge mu Kinyarwanda turusoma mu Gifaransa. Barabwira ko kuva uyu munsi saa 12 ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 2025 ngo position yabo ya Wazarendo ngo batatswe n'ingabo za M23, bavuga ngo de la FC/M23 si l'axe Kamanyola Nyangezi dans la localité Kalungu. Bakakubwira ko rero localité Kalungu iri muri village Rugwagwa, Machiembe et Nyarugobo. Bavuga ko byose biri muri groupement ya Kamanyola. Agakomeza bakagenda bavuga ko veterana b'abasivili Mayi witwa Abdu n'undi witwa Hotel Yanke, nibo bari muri aba Bazarendo, bari bayoboye n'abari banzara aba generali. Babwira ko bahunze bajya hehe Kaziba na Mitimbiri. Nibyo? Nibyo. Yego. Bavuga ko rero village Karungu iri sous contrôle na M23. Bavuga kandi ko yitwa Munanira muri groupement ya Itara Ruvungi Kamanyola, ngo ubu umutekano nyine ni wose bari karume, activities zigize gute zirakomeje. Ndumva ari icyo yakwandikiye. Kikidomeki impamvu ngisoma shaka ko tugisoma. Gisome ntacyo ni Uvira irafatwa. Impamvu ushaka kutisoma Uvira irafatwa. Yewe uko mbibona mu mboni yanjye. Kubona ufite umusozi Rubarika. M23 ukaba ifite Rubarika, nta gisigaye. Urebye nuko ntuzatubwira we Karoti hari uburyo ari kubivugamo, ubona ko Uvira mu mazi abira amagara. Uvira iri mu mazi abira. Naziriya ngabo twabonye nizo ziri kwijyana mu mazi abira. None uragize uniki. Naziriya ngabo twabonye. Ya ngaye nguko muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu nuko bimeze, Minembwe naho mwabyumvise ko bimeze, Yakutumba ntuza uriya ngo hari Ngoma Nzito arakubiswe ahungiye kwa Yakutumba. Kutumba naramutsibuye bari kwiruka ashaka babaze rero nta mwe bagira rwose. Ariko abantu benshi bagiye bavuga ko uyu Ngoma Nzito yakomerekeye ku rugamba, nuko bashaka kubihisha. Yego kubera ko babonye ko ashobora kurwana intambara zibiri. Ashobora guhangana na M23 na twirwaneho,
ashobora guterwa na Yakutumba, aragenda aja gutanga Yakutumba amurasira iyo hirya, urumva. Ariko byamera kose uyu Ngoma Nzito amahirwe asigaranye namwe no kumanika amaboko agasanga twirwaneho M23 cyangwa akemera agapfa. Kuko ndabizi neza ko ntabwo n'uwabona umusada leta yo kuja kumufasha ntaho banyura, turamaze gusa nkaho ibagira yabashyize mu kobo irabatwikira Isirayeli yose bashatse bizabataburwa cyangwa ikirobo nuko bimeze. Ikindi cyongeho hariye muri Sud Kivu hari hasigaye hari amagambo menshi ivuzi bavuga ko Bazalendo bafashe udusantere niki ubu buryo M23 yahinduye bw'imirwanire ikanyura Kamanyura ikaza gufata iriya misozi ya za Rubarika hariye nkuko Karota amaze kubivuga ikaziba, urabyumva, irabatombe mu misozi. Twavuga ko M23 yafashe kuko urumva naho ngo kazi urumva ko biregeranye. Urebye neza M23 bavuga ko iri mu mirwano yerekeza Uvira. Kaziba nimbi cyane. Nuvuga ngo yafashe imisozi yerekeza muri Uvira. Yes. Kandi nguko magara ndumva ibyasidi kivari ibyo ngibyo reka ngubwire ngo we uteruye agatebe kawe ubundi bwo sigarane na Shwaboy wanjye. Yego twagiye Sud Kivu iyi Uvira rwose ku mugani wa Magarambe nanjye mise ahubwo dusubiye tere karabaye dusubiye tere rwose meki wanjye si cyo twahamagariwe wese icyo twahamagariwe nta kibazo gusa tugize amahirwe y'ino kubitanye n'uyu Karoti bita bihuza nuko tere imeze urumva ko M23 icyo yakoze niki uyu munsi yaguhaniye icyo bita Bazalendo bibapiga vibaye mu bintu yafashe Bazalendo bakubiswe kabisa bamipigwa sana naho ubwo barabyivugira icyo mbakundira nta kwima amakuru bati twakubiswe nta kubigira ibanga ati runaka bahungira nana ntabwo bakiri mu matware yabo yewe nibakubitwe se aba bahungu kundi umunaniro koko barawurwananye mikino wangu bayikubite rwose yakubite aba bahungu ko wabonaga ibavugaga hari ukora M23 yo baze kubona ko ari Abazalendo tutubombe two mu mpande za Dashiwane ire kuri sa nkayo twikuraho nukujugunyamo arako nabonye bari kuyekagwa mu bishyimbo kandi yijugunye Muzalendo arabizi nawe baba bameze nk'inzuki bameze nk'inzuki urumva rero iriya misozi rwose ya Ngomo urumva ko begereye Gatogota angahe ikintu cyo bita umuriro rwose urumva imisozi yose turimo tuvugana na Magarambe buriya urebye imisozi yose M23 turafashe imisozi igira gute ijyana M23 muri Uvira ku buryo rero wavuga ko aho hose yafashe umvishe nuko Karota atari kubitubwira ariko ibyerekezo bya M23 byose nibigize gute nibijyana muri ntuza muri Uvira. So ndibaza ko twava mu gice cya Sud Kivu tukerekera handi Shwabo. Yego uzi wa muntu nabajije wa muntu twavuganye ndi kumubaza uko gahunda zimeze iri akambwira ngo reka baze arambwiye ngo abantu bari hariya za ntuze za hano muri centre ya Bugarama ngo bombe ni bombe bombe ni bombe hagati y'M23 ntuza ariko gusa umbishe ko mukanya bari batuje ariko kurikije Karoti ukavuga urabona ko urumva ko M23 urugendo rukomeje kwije ukavuga urugendo rukomeje umva ko ni intambara iri gukomeza igenda ijya hirya yego tunyarukire Masisi naho Abazalendo ntago batewe ubwo bateye Abazalendo nibo bateye ahantu bita Gasenyi navuze bavuga ko nta nubwo n'Abazalendo FDLR yateye mu bintu FDLR nayo rega n'Abazalendo yego ariko iyo FDLR ifite umwihariko byo twaze tuvuga kare FDLR nta gitandukanye nabo umutsi komeza utandukanye n'uw'Abazalendo bakomeza so rero mu byagaragaye nuko M23 nayo kugira ko yamaze kudeployinga hariya muri Masisi ijyanye ingabo nyinshi jyana y'abasirikare benshi ku buryo hari urugamba rugiye kwera muri Masisi n'urugamba bavuga ko rushobora kuzaba rukomeye. So iyo twavuga nuko mu gitondo ubwo barari mu mirwano ubwo ni mu masaha yo mu saa 5 na saa 6 barimo barwana
M23 ngo yarekuraga bombe n'umuzenda akarekura bombe. FDL yarekura no vuga ngo ni imirwano irimo amabombe, irimo n'imbunda nini cyane. Ntabwo ari imirwano uvuga ngo ni ya mirwano yo kuza plasisha imbunda za Kalashnikov gusa oya. Harimo no kurwana. So urumva rero ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura Shwabo. Agosha Droit imirwano ya Masisi biteye ubwoba bitandukanye n'iza Sud Kivu. Biri guhindura isura rwose. Noneho ibaze ko hari ikintu cyantunguye kubona M23 ituranye na FDLR n'abazarendo bo muri PSRS na Nyatura ahangaha Sake ngo ruguru umuntu yambwiye ati ngiye narabiboneye ruguru y'ibikuyu bya Saduro ngiye guca igitoki ati ni benshi nabaje ati barenga bangahe ngo barenga nka 400 ndamaze kuva aho M23 iri ugera abo bazarendo bari ngo ni minota ingahe arambwira ngo ni nk'iminota 3 bari n'imbunda zabo se yego bari mu rubingo ngo abagore babo iyo bwije nyine bafata ibikote bakabashyira ibyo kurya. So urumva ni ikibazo mbe turi kwiye gukora ikwiye gusukura ihereye ruhande kuko rero ni beshirega birasaba ngo igihe n'ineke n'abagore babo ikeneye maneko nyinshi ga nibyo nakubwiraga kandi ikeneye maneko ziri serious ziri calm zitaza n'ibintu by'amasantima cyangwa byo kugira ibintu uvuga ngo nk'aba bagore babo bakeneye abantu baherekeza ukamenya ngo umugabo we wari umuzarendo ari hehe umugabo we wari umu FDL ari hehe umugabo we wari umu FARDC ari hehe ese ntibaza urabonye ko no mu Rwanda bajyaga bafata ugasanga umugabo amaze igihe kinaba mu rugo ariko bakazamucunga umunsi umwe bagasanga koko umugabo arahari. So rero urumva akeneye noza ngiye kuba hari abazarendo bakirimo ntago mbona ko bitangaje kugeza umunsi ntago mfata nk'ibitangaje uko niba bashobora niba turi tarigeze bana ba FARDC basotse muri MONUSCO abazarendo barigishwa kutabona kubera akazi ifite cyangwa umwanya ifite urumva ariko ntekereza ko mu minsi mike dushobora kuzabona ibintu bihindutse kandi urebye neza urabona ko metro ishishikajwe na Froza kure ubona ko Froza hano hafi ntago zikanze cyane urebye irareba ibintu byerekera mu bice bya Uvira ikareba n'ibice byerekera Warikare urebye neza urabona ko ariho ya 23 ugize gute iri gukorera rero uko bimeze uko aho za Sake bimeze muri ziriya nce za Kimoka si watubwiraga ko mu minsi yashize Kimoka hashimutuye imodoka Evetre hategeye imodoka yateze ba FDLR yarabateze ibatega ku modoka bo bazi kare bya bindi byabo byo kwambara abaturage irabarasa abandi bafata FDLR bagera muri 8 iki twarabivuze subona ko bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane hanyuma muri Sud Kivu nuko hari umuzarenda abazaje bari kuba ko inzara ibishe bazenda bagera mu 6 ni nkuru nabuze mbona ikwiriye ahantu hose abazarenda mu 6 barashonje bari kuvuga ko bo batangiye kubona ko Uvira ishwa kugwa niba atagira icyo babona baragira kanakira Rudahu ni wewe ndakwakenze igihe cyose uburi tayari mba ndi tayari rwose mba ndi tayari nk'umwuka duhumeka. Okay twigire mu makuru ufite amakuru ya rero Rudahunga amakuru nakurikiranaga nuko muri ya bice bya Sud Kivu na za Uvira bazarendo zaho ngo rurakinga babiri inzarira numa icya kabiri babuza amasasu kandi n'inzara imeze nabi no kuvuga ngo Kinshasa yabimye amasasu irabohereza ku rugamba icya kabiri bari gutabaza nabonye amatangazo numva ari arakavideo nakoherereje nakabonye yes bari gusaba iriya mitwe yose ko leta yabagoboka babuze icyo barya ariko nje nkabona ibi bintu twigeze kubisesenguraho Meki turavuga tuti M23 kuzajya gufunga biriya bice byose biri rugo akavideo ko katarangira Odin sinzi ubwo ngubwo ntabwo urakabona nakakohereje ariko cyamenye ko atari bwarangire kwirodinga ariko nako umujenerali umwe uraza kukabona umujenerali umwe autoproclamé w'umuzarendo uvuga ko ari watumye Uvira idafatwa rero yararimo gutabaza avuga ati guverinoma Kinshasa ni mudufashe mutwoherereza ibyo kurya babuze ibyo kurya amasasu ntayo bafite bikajyanisha rero kuri bya bindi twavugaga tuti wa mugani niba bagenda bakarasa imvubu
twigeze kuvuga tuti baziba inkoko zirangire, baziba ihene zirangire, biba amatungo yo mu rugo yose arangire, batangire kwataka n'abantu bazagira babargereka kuko n'ibyo kurya bibuze, n'abantu bazagera babarye. Kubera iki? Buriya Uvira yari alimente na Bujumbura. Reka nkumbica ku kavido kugira ngo n'abantu bakumve. Yes, wakabonye paka Kamanyola paka Nyangezi yote na Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mkazi ni sawa vile hamupate jinsi ya kuwafika hako, sababu kila mtu anakuya mungambo yake na anaeleza. Unasikia tunafanya maoperasyon depuis niko mwa hii hali hapa, nishafanya operasyon 7 na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira ni sababu nimemfungia hapa. Kandi yakubise hapa nikitoka tu mjue kama umunsi yakubiswe imbetora y'abakubise maze kubakubita maze kubakura ku duce twinshi cyane embe turebye neza iri kwerekera mu bice bya Uvira. Uvira mu mboni zacu kubigarukaho mu kanya bishobora kuba igiye gufatwa. Pesa meza bakirikicho Shukuru Kifuafua wale bote tunashirikiana na Barene Itongwa, sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en Synergie. Sasa wakati tunatumika tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa ndio inatukomplike sana, lakini kama sai tulishakuwa deja Bukavu. Tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiel ya vita. 3 tuko na probleme ya risasi. Na probleme ingine ku niveau ya finance. Unajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko black. Na waza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda wenyewe biko angaje mwa hii front. Tuko moins plus de 6000. Kwenye tuko angaje mwa hii front. Na wakati tuko angaje mwa hii front plus de 6000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Na tunatumikia gouvernement. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie msione sawa vile mzaa. Okay, ibirangiro daho ibi byo kuvuga ngo babasaidire katubireke ngo guverinoma basira usaidi gusa ntibareba banabo no kwiriza babiretse ngaye ngo nje narize natangaho. Urumva ari ibintu avuze nje mbona ko wenda atabeshyaho. Urugero kuri communication yabo iri very poor. Ntago bafite n'uburyo banavugana leta ubwabyo. Ni bafite uburyo bavugana kuri communication kandi communication buri giye kwanariza uwo bita umwanzi wabo narayinjirira. Kubera tekinoloji abarusha. Yego. Icya kabiri financement wa mugani ifata abantu 600 koko niwe wo mubaravuza aribo. 600 by'abazarendo abo bantu bazarya iki, bazabaho bate, bazideplasa bate, niba wenda bashaka kugenda bakoresheje amamodoka amakaribira yabo n'ibiki byose. Hanyuma icya gatatu yaravuze amasasu urabona uburyo M23 arano yahagose kugira ngo babone ravitaillement. Nicyo cya kintu twagiye tuvuga miki turavuga tuti izi wazarendo zishobora guteza umutekano muke ko ntago zaza ngo zifate umujyi nka Bukavu cyangwa Goma. Kubera iki bazariyeri? Kuko biba bisaba kuba ufite bazariyeri nini n'iriya nuza yari yarubatse mu Ventura gufata Goma. Abonye ko yari yarubatse ahantu hanini inyuma yarafasha ahantu hanini. Yego. None bongeyeho n'iki babuze n'icyo kurya. Yego. Icyo kurya byo nubwo barimo gukubitwa biriya na matakira ngo icyo kurya cyo baba bagikeneye tujuna baba bakubiswe batakubitwa kurya ni ingenzi. Yego. Kurya ni ikibazo kubera iki ahantu ibintu byaturukaga nkuko narimo ndabivuga. Hari byaturukaga nuza Karemi bije mu mazi yatanganyika, hari byaturukaga i Burundi, Bujumbura nabo bifite ibibazo by'ubukungu. Nabo bajya gucuruza ibintu muri Uvira nabo ntabyo bafite. None hari n'ibyaturukaga mu Rwanda kuri iriya nzira Kamanyola. Naho urabizi isa nkaho ifunze. Yego.
nicyo kintu njye mbona igihe kirageze ko ariyo strategy M23 yari yarafashe kugira ngo izanige umujyi wa Uvira abarundi nabo bazageraho babe epuize. Ese ngo ntibawunize koko barawunize biteye ubwoba. Kandi uko ubibona ejo hari amavideo amajwi yari arimo arasohoka y'ingabo z'abarundi nabo barimo baratabaza. Buriya ntugira ngo nibamerewe nabi. Yego igihe rero buriya kirageze ni hahandi uvuga uti abantu niba barimo kujya gusangira imvubu babuze icyo barya. Hariya nujya kumva M23 iramanukira ko bisanga iramanutse muri Uvira. Ndakuraye nta murundi uzaza gusyaho. Nicyo gihe cyiza nyine cyo kugira ngo bazahite bisohokera badasebye. Yego. Bavuga bati turigendeye. Urabona twagiye tuvuga abarundi basigaranye na Wazalendo, FARDC ntabwo kirwana. Yego. So buriya bikaba bivuga ko M23 umunsi y'imisozi yafashe isa nk'iyerekeza Uvira. Imisozi rwose ntibuka amazina ariko nabuze mbibona twamaze no kwivuga ko mu kiganiro. Wewe urabibona gute imirwano y'uyu munsi Rudaho? Harimo Rubarika. Rubarika na hano nabuze n'amagambo avuga ko ashobora kuba rwose ari umusozi uri point strategique cyane. Mu misozi irangamiye Uvira. Yego iri hafi kwerekeza Uvira uko urebye neza. Ni imisozi iri hejuru ya za Kamanyora igenda igana aho bita Gatogote neza urebye iri hafi. Yego. Niba ari ya misozi iri hejuru ya za Kamanyora uzakomeza muri za Murenge ukomeza ikazagera ihangamiye Uvira. Hano Uvira ni umujyi uri mu kibaya ariko ukikijwe n'imisozi iri hejuru miremire cyane. Yego. Kandi ibanarije neza ubona ko M23 ariyo yabanje ica muri turiya turere twa Mwenga za Nuza turiya duce uvuye za Bukavu. Iriya misozi iri hejuru cyane kuri Haut Plateau. Ubu rero batangiye kujya hehe kuri Moye Plateau ihangamiye Nuza Uvira. Kandi noneho tukanabihuza n'abazalendo barimo bararira. Tukanabihuza n'abarundi babafashaga barimo baratabaza. Tukanabihuza na FARDC yigurukiye. Ubwo Uvira risigaye he? Nta nisigaye. Buriya umuntu uzi ubwenge cyane muri barabazalendo ni General Yakutumba yikuriyemo meza arigurukira. Ntibinagutangaza ushobora kujya kubona ukabona yumvikanye na M23. Ati twebwe rwose mureke twiyizire ibintu birangire. Ariko njye mu mboni zanjye Uvira nta gihe kinini ifite. Okay, urakoze cyane Rudaho. Murakoze nawe. Shabo, wabyumvise Rudahunga nawe uko abateraho akati ati Uvira nta gihe isigaje. Iyi weekend ya Pasika. Harya weekend ni ya Pasika. No kurenga ariko icyo nzi nuko nahamya cyo. Nanjye nshyize mu ryano Rebel. Uvira ntizaneza mu kwezi kwa gatanu idafashwe. Uvira nyibarira mu kwezi kwa gatanu. Wenda bikaba mu mpera z'ukwezi kwa kane ariko nyibarira mu mpera z'ukwezi mu kwezi kwa gatanu nyibarira. Tombe zo ziraba nyinshi cyane abantu razumba nyinshi cyane. N'amasisi igiye kuba cleaned. Basi yose nizarenda nayo mu kwezi nizageza mu kwezi kwa gatanu itaraba cleaned. Ahantu bita Uvira na Warikare hagomba kuba umuriro. Yego ariko masisi nibakubitwa bizaba byiza kurikije ingabo nyinshi bari kujyana n'iki n'uburyo ebe turabiteguye. Yabaye umwanya nawo irabegeranya. Yegeze igihe cyo kujya gute kubakubita. Hari ikintu baza ubu ngubu Shabo n'abakunzi babwiza rwose ndibaza ko nagerageje kubaha amakuru. Oya na makuru n'ubundi abahari gusa wenda turi kujye twagarutse ko MONUSCO igomba gutanga abantu ifite. Ejo wari umunsi w'ejo bari bavuze ko babatanga. Ntibabatanga. Uyu munsi naho ngo bategereje ngo babasubiza. Indi basubiza? Ngo abantu bo hejuru ngo ba MONUSCO. Muri uko bagomba kubwira New York rega. Yego. Buri ukuntu bimeze MONUSCO igomba kubanza ikaza i New York kuri UN. UN nayo urumva ibyo byose ishaka kuza kuvugana nande na Kinshasa. Aha nago bizakora. Hano harimo ibintu byinshi cyane. Reka dusoze ikiganiro cyacu. Urumva ibiryo byashyizemo muri MONUSCO. Abagore bari aba FARDC nibo bari kuza kugemura wagira ni kuri gereza. Abagore bane bari kuza kugemura. Reka shonge narindiyo. Icyo nibaza M23 nayo ari kwe none nizere ko none M23 yegereye hafi. Hari wabonye hafi?
Metro hariya disiko urumva hari MONUSCO iba hano epfo za ari ku airport hari niba ku hafi na Serena hariba imbere ya Serena hariba hirya rero za Himbi hariba hafi na guverineri iyo ni nawo nini muri Goma. none cyo nibaza Metro nibura aho hafi rahari cyangwa nibyari yo kuzavanga MONUSCO yarabarekuye gustaragiye no si barekura MONUSCO ko bishaka ni hatari. Reka dushimira abakunzi ba Bwiza TV, dushimira abantu rwose bameza gushimira Sam dufashije avuga ati jewe kamera nimujya kuyigura mbemereye cya kabiri. Dushimira na Alphonse ati transmitter yaduhaye kimwe cya gatatu, ariko tubabwira ko nawe mwese dukurikira ntago ayo mafaranga turayabona kugura kamera dukeneye kugura, niyo transmitter ntago turayabona. Mubishobore mwafasha Bwiza TV na bwiza.com tukabona iyo kamera, muzamutanze umusanzu ukomeye rwose. Nyamuneka aho ndabinginga kugira ngo izi ntambara zigiye kuza cyangwa se twibera mu ntambara, izi nkuru zawe vya n'ahandi twashe kuzikora, umusanzu wanyu ndabasabye ndawukeneye. Nako nimwabikora rero, telefoni 0788 55 10 0788 ohereza inkunga yawe kwingana kose tutene tuguri no kamera. Turabura amadolari 1,800 ya kamera ko yamaze kuboneka. Yego tukabura nandi kuri transmitter turabura amadolari 350 vango turabura amadolari 2,150 kandi abakunzi babwiza ni 175. nziko icyo ari ikintu kirocye kuri mwebwe n'abandi mutari subscribe rwose mushobora kubikora. Hano wagira gutya bati Meki ndayikuguriye yose, Gilbert yarayimbye ariko ntago iratugeraho. Wowe kamera dukeneye Gilbert ndizwe numwe makunzi baguza ati cyane bimene ukunze kudacika ibiganiro byacu muri Norway muri Norvege. So rero nyamuneka mudufashe, turi gusaba mwebwe kubera ko ni mwebwe bacu. Mugira ibihe byiza. Nge nari Meki Kayiranga, yari Jean Paul Shwaboy mu kiganiro. Ikindi kiganiro ni muri Isanzure mu gitondo, don't miss.